wa mukobwa ntabwo kubita umva naguhindurayo iyo nzobe yawe igahinduka igikanya niba umenyereye gutwara abagabo b'abandi sibyo kuri Kennedy stop ntabwo nziranye nawe nziranye nawe uzunera amahane ntahantu please wihangane reka rero mubwire niba utananze uzambaze kuri musozi bazakubwira uwundi we sibyo bazakubwira uwundi we bro utigeze muna nakwiyamye ku mugabo wanjye nakwiyamye ku mugabo wanjye n'ikindi abizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka ndabizi kuri papa as usual meze neza nasa neza ariko nta kibazo mfite nawe urasa neza ubasa neza ariko nta kibazo numva mfite cyangwa ubusa neza ahubwo ufite ikibazo nta kibazo ibibazo by'abantu baba baneza gusa ariko ye nikorera imitwaro y'abandi muri abana ndimo okay ufite ibibazo niba utari ibanga ko nanjye mubwira ibyanjye ibibazo byawe kandi agakobwa kahangana keza meze hari induru yiwe nyine niyo mba nanga niyo nduru si ubu mubanye neza keza sigiye mbere byari byarananiye kumwakira ariko ubu ngubu naramwakiriye ibyo yakora byose ku buryo mwiyunze ntarebe ntabwo niyunze nawe okay ariko nyine narabimenyereye kandi naranabyakiriye nase umusazi yasara nawe ugasara nawe gusa gushira nta makuru mfitiye siko mutishimye aya makuru uzi ko Keza atwite Keza aratwite Keza aratwite hari umuntu numvaga bari kuvugana kuri telefone anamusaba ko yamuha amafaranga akayikuramo ikindi n'umukozi wanga yamaye kuri ayo makuru gutyo mbikubwiye kumva bitangiye byirukanka abantu bose bamaze kubimenya se ko atwite n'ababyeyi be barabizi kubigize ikibazo ese wowe wabimenye ute cyase umukozi tu si umukozi gusa nanjye ubwanjye numvisha arimo kubivuga avugana n'umusore wayimuteye icyo gisore ni ikibwa none se umuntu uri yamuteye inda akaba akiri iwabo kuki atajya kumusaba kugira ngo babane nyine ukiri umugore mwese mwese mufite umutima byaza abantu nkatwe turi bake abantu batera inda bakazemera turi bakeya rwose oyine wantwara cyangwa nanjye nawe wanyandagaza nk'ubu ngubu urimo kugira inama Keza ngo bayikuremo tuzagerageza uzamamahera kuri amana Keza kafite mama Keza ko niyo byaba urabona papa we na mama we barakize sininde wayimuteye
uwo musore waba umuzi? aha awe gusa birashoboka ko haba ari na boss wa hano mbona yamushegeye amukunda birenze icyo nicyo gishoboka ahubwo icyo rwose cyangwa akaba yabarizwa hano akaba ari wa mudogiteri wamuvuraga witwa Canisius uriya mudogiteri yamukundaga wamuvuraga birashoboka nese ko ari wamukurikiranaga kandi ari we bahoraga bari kumwe wasanga ari nawe nishitekereza ko Keza bamusambanye atabishaka uwo mudogiteri ameze ati ni umusaza ntacyari umusore ameze ati ese yo kuryamana bisaba imyaka amugana papa wundi arangana ati icyo ntacyo wagikoraho icyo nzi cyo kugeza kuri aka kanya ndumva yashaka ukuntu abigenza either akayibyara cyangwa agasanga uwo mugabo cyangwa andi mahitamo yabaye kuba yayikuramo ayo mahitamo yabaye yo kuyikuramo ushyigikiye iki muri ibyo bitatu mbwiye cyane uvuye yayikuramo aho bigeze binanteye ubwoba bamuvuze kuyikuramo kandi ibintu yo gukuramo inda ari igihe rimwe na rimwe mu mategeko batabyemerewe iyo binyuranyije n'amategeko ngahita nibaza ko nta muntu waba ushobora kutwumva muri iyi nzu yasanzwe uzikuramo oya ni uko uzi ko bitemewe oya umuri hano nta muntu uri hano kabisa turi safe abo ni abana b'abaturanyi bitindaho cyane ese kutanyakiriye shiri nsimwakiriza iki ndashonje ushaka kurya ndashonje rwose ubishoboye wantegera niyo kaba ari akantu koroshye nk'umureti ariko ukandya akantu kurya okay it's okay kambikurikirane vuba Dr. Mwiriwe. Hello. Yego mwiriwe. Mwiriwe neza. Ni wa musore Kennedy. Amakuru Kennedy. Amakuru ni meza Dr. Ndibuka ko last time igihe duheruka kuvugana wambwiye yuko uri buze kumbwira availability yawe ariko ntabwo mwambwiye. Kandi koko mu by'ukuri ibi birabe ndabikeneye cyane. Ariko mu gihe gito ndaboneka. Okay. None se ubwo nyine ubwo mwasaba mwambwiye ibyo sabwa kugira ngo mumfashe kuko inda y'uyu mukobwa ivemo nako birangire bive mu nzira. Umva si iyo gahunda birasaba kwitonda. Kandi birasaba kubyitondera. Ariko uboneke vuba nzaguhamagara nta kibazo nka ryarise mu kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru ryari tukareba ko twacunguza uburyo mwete ababyeyi batarabimenya ubu ntugire ikibazo nakubwiye ko ndi hafi kuboneka nzakuhamagara tubikemure nta kibazo gusa bisaba ubushobozi bwinshi ubushobozi angahe amafaranga angahe se Dr. wateganya hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400 Dr. mwambabariye nabona 200 basi munkurire ishaka ndabingenze umva Kennedy mfasha n'ukuri mbabarira niyo afite imbere n'inyuma mumbabarire
ibyo bintu bisaba kwitonda naguteguje karindira ko bisaba ubushobozi nta kindi rero nagufasha shaka ayo mafaranga. Okay, nari mfite 100. Okay, ntacyo reka nshakisha abandi 200 ntacyo. Ngo ndewe murakoze cyane. Oya muri weekend ndaza kubareba. Okay, nta kibazo kinini. Sawa murakoze ariko nizere ko izahita ivamo nta ibindi mbogamizi. Ntugire ikibazo we rwose ryama tuze. Murakoze cyane Dr. Ibihe byiza. Sawa. Mana we ko nta mafaranga mfite kuko uriya mudogiteri ndamuhaye umuye. Aha asya reka njye kureba kuri konti ya Queen ko nta mafaranga ariho nikorera wawe nyine muri kibazo. Queen na Keza bagiye gucuruza ku iduka. Niyo mpamvu navuze ngo reka nguhamagare nkubaze byane nakubwiraga n'ubu nta kantu uramenyera kuri Keza, nta makuru uramenyera. Shaba makereka nkubwize kuri pe naragerageje ndanamubaza uburyo bwari bwo bwose pe mubwira ko nta n'umuntu nabibwira kandi ujyanye n'ukuntu Keza nyizera ibintu byose abimbwira yakaye yarabimbwiye wumve ko nta kintu kimwe yigize ambwira ahubwo yarangiza umusaza ambwiye ibyo bintu urumva bibaho nabo ntarabikubwiye aramakanira neza neza. Abantu byahakana umuntu ariko agahakana inda ikura amanywa nijoro. Ubwo nyine biba ari byo gusa pe yaramakaniye arambwira ntabwo bibaho aribyo nawe ntarabikubwiye bakugisha inama ukambwira icyo nakora yanga kugira ikintu kimwe mbwira rero urabizi kandi yaranabimbwiye naba mbikubwiye mama ke ntabwo nagwisha ibyo bintu pe kuko nambizi ko bizatugiraho ingaruka twese. Byihorere yewe byihorere winavunika wivunika rwose mwihorere nashaka bivuge cyangwa rorere igihe kizagera 9 azuzura byare ntabwo azayihisha burundu ngo nanirwe kuza imbere yigushyushya mu mutwe bireke byihore pe ndakubohoye mu mutima wawe byihorere. Queen wubwe yambwiye ko yumvise Naomi ngo ari kuri telefone ari kuvuga ngo umuntu ngo azamufashe ngo yamuteye inda nyine ngo azamufashe. Naomi ari kuvuga Queen yambwiye ko Naomi yamubwiye ko Naomi wubwe yumvise Keza ari kuvuga n'uwo muntu ngo wamuteye inda nkamuga ngo azamufashe none ngo ngoki. Naomi uno mukozi Naomi yaravuze ngo Keza yari kuvugira kuri telefone avuga ngo umuntu azamufasha amutenda. Nise mama ke ko byabiteye ubwoba akubwo reka nkubwire rero mwana wanjye tubye Keza namubyara umwana umwe no kumuhomba birashoboka. Mama ke nawe nero ubwoba pe birashoboka rwose pe niba watangiye kumwumva kuri telefone kadashaka kunyicaza nka nyina isi taramwota isi taramubona ngo anyicaze ngo mbwira ati mama nahuye n'ikibazo nk'iki ntarabyimenya ntarabyivumbura njye ubwanjye umunsi yamaze kugera imbere ayiciraho ninjye nawe nyine ubwo urumva ubwo yabidushe ndumva ikintu wakora ndazamujyana kwa muganga ukamupimisha ukareba ko wenda yaba atwite nabyo kumuhomba byo ndumva ntabwo yaba ari igitekerezo cyiza pe nyine ashobora kuba ari nabyo ubwo wenda yaba yaragize ubwoba ariko babwiye ko atagize ubwoba bwo gutambikiza se ngo bayimuteye ubwo babwiye iki ubwoba bwo kuvuga ubwo babwiye iki ko kuba yambwira nka nyina use ko nawe matangiye kumwumva yibwa ko nawe mato adafite undi azabibwira. Subwo mama ke ibyo bintu nibyo wahamagaye nawe basi tukumva ko ibyo navuga ari byo njye nawe nshaka kubyumva ari ngiye wasanga ari amagambo y'abakozi nyine ku buryo subwo Keza yakifataho akabivugira hano
abizi ko twese abiduhishe mpamagare Naomi aza bikwibwirira shama Naomi gare twumve pe Naomi maze wiyumvire wumve biri muri iyi nzu ya nagira amagambo gusa ibyo byabaye ararengana yavuze ibyo yumvise enda hano cyo ni ibiki ufite kandi ntuwe ntajya buri byashyira mu nda agasukari kari kasiganira uri kurya isukari ko urarwaye ni ibiki biba byaguteye tuba tugiye iyo unywa mu cyayi cyangwa mu gikoma ubona niyo uri gata ngaho ubwira Melissa ibintu wumvise keza Naomi ngo iki habaye iki ibintu wumvishe keza ari kuvuga ni ibiki kuri telefone ngo abwire umuntu ko yagize ate hano we ko yambuje kubivuga se vuga se bivuga keza ari kubwira umuntu uwo muntu ninde yamubwiraga ibiki uti muri kunja pe kamvuge nyine nari nturutse hano none ngeze hano hirya ahangaha nyine nambari kuvuga ngo ngo wayinteye ngo shawo mana ngo bazanyica we ngo kuri kunyihakana nyine ngo ngaramwihakanye we wako nyine uko sinzi bikoro byagenze uwo muhungu uzuwa wumvise avuga izina rye cyangwa wigeze wumva umenya ngo umenye uwo ari we oya ahubwo yari kumubwira ngo ubuse umugore ubona ngo ntibabimenya ngo amatara bimenya ngo ese dushaka ukuntu tubigenza n'umuntu nkajya wumva kumubwira ngo oya reka ubuse mara we ngo wabanye ngo nanyica ngo mara we ngo mama nabimenye mana we ngo yesu we unahita mbona ahita mfata cyajya arankubita uje rero bagwamagaye tuvuga ngo barankadagiye ngo ndi ikigoryi ngo nabwenge ngira kandi yari amaze kunkubita kuko nabyumvisha atakubishya ngo arankandagenda narira Naomi sawa rakoze ngendo rero agasukari kawe ako nuko bigisukari bisi nawe niyo yayo nimubwire ko nabivuze genda ntabwo byari byo wahise kari umunsi wabuzwe cyo kubivuga sinzi ko babaye we zobyo ngo barabigishije imico we gese nkatwarinda sinatwarinda mwana we umukobwa ajya baraka navuga ngo ni n'umuntu urumva ibigwa byose kaba kayengejeho ariko umusaza arasara akabakujana ntabwo byumvise none ariko nako kagira amagambo menshi kaba kavuga ibigambo wagira ngo nyenda byumvishe mama ke ahubwo inama nakugera azamujyana kwa muganga pe ukareba ko nyine byabaye ubu ngiye gushorera njyana umwana kwa muganga ahubwo mbere nakurangara nyina gutuye ibibazo byo muri uru rugo nibagirwa kuguha amata n'ukuntu nzu yakunda reka nkunda agashyushyu nzanira amata Oui. Mary. None nakumvishe ndi mu masuku. Wow, uri kwambaye agashati k'umutuku. Uri kugaragara. Yego. Umestese. Sava. Uri mu masuku rero. Shamba ndi mu masuku. Hano narega ni hani. Nabanje hariya. Ariko makura nk'iminsi 3. Ndakeka nk'uyu munsi ukora hamwe ejo ukajya ku kindi giti kuko uvari hano byakuze. Byihorere pe. Hano ni hanini ufate ruguru. Ubu ukuvuga ngo iyo ari ugukora amasuku nuko nkumiwe dukeneye kubona undi muntu kubera yuko wa muzamu yaradufashaga cyane. Shadisi nanone ndaramwikumburiye Karoli. Shase Karoli. Abona ko dufite umushako izina rya Yesu. Imana ifasha abatari byo. Umva ibyo reka tubereka ko dutera imitima mibi kuko uriya musaza namukundaga. Kuje none utamamagaye.
umva ibyo byose nakeka kuri hano kuko aya masaha ntabwo ari kubavuye hano pe shamva nabanje kujya mu masuku mu kanya ndajya mu kazi nyuma ya saa sita ariko mba ngomba gufasha uwo mukobwa kubera none se kwi none hani mbaza ngo niki kiguzanye niki kikuzanye biraba ari amahoro ni amahoro ariko harimo n'ibindi bindi reba hano iyo wifata ukajya kubwira mama Keza yuko Keza twite ubizi ko ataranipimisha ubizi ko atagize imbaraga zo kubimwibwirira wabimubwisha ingiye kuki reka mbwize kwemere jewe mu kubibwira mama Keza cyangwa se kuba twanaganira ntabwo nabibwiye kubwo wenda umutima mubi mfite Keza cyangwa iki nyine nashidutse nambwira ariko bitari bya bindi byadanje sibyo kuko niwe ntabwo yashatse kwinja in deep ngo mbaze nyine imva n'imvano nyine n'uburyo yatwise ibikiniki ntabwo yashatse kubyina kuko nyine ni nkako ko nshaka kuri kuganira n'umuntu ugahita uvuga uti uzi ko Keza wenda nko kukubazaho amakuru kuri uzi ko Keza twite nyine biraho ngaho nta nubwo igize nabitindaho yese nahaguruka aragenda umubyeyi wese akeneye ako kajambo gusa ibindi abyishakira amakuru pe ariko ntabwo agomba kuba yabigenjeje kuriya ibaze noneho Keza namenye uko wamutanze mana we mbabara meri none we nambara zayo tuzazikira mwarwanaga mwirwa mushondana nta kintu umupfa byo rero namenye ukuri mbabarira meri mbabara tuzayimubwira nimuzamamagare ngo nze mbyitambike kuko hagati yawe ntabwo namukira uburyo yirirwa nyurira ngo mba hano ibintu byose meri mbabara ndakwinjiza tuzabimubwira urumva biri hagati yanjye nawe na mama Keza mbabara ndakwinjiza ntuzabimubwira mbabwiza ukuri kwe Imana igufashe Keza namenye ko ari wamutanze kuko mama we buri umujinya mufitiye naramuka wumutuye akamenya ko ari wowe noneho wabikoze ari wabivuze intambara zawe intambara mbabara ndakwinginze kuko buri gihe sinzi mu dutikiza kuri mu rugo rw'abandi akosoye wagiye none mujya mushwana nawe ugiye kujya unyura se nk'ibintu Keza nyurira uyiriko nese ugomba kuvuga biriya bintu turi inshuti rega turi batatu nzashaka ko numva muri uru rugo Shameri reka nzashaka ukuntu uzava mu se bizatuma nzashaka ukuntu nzava muri urugo kuko maze guhaga inyuro za Keza hano ni iwacu bra 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 nawe usigaye ungira inama ukongera akantu kuko ndi mu rugo rw'abandi ese nitwara nabi meri none se urumva ko undi mwana hari ibintu byiza nasemere nitwara nabi hoya kuva wanzana umufashije iki nasi naramureze kandi ndi kugusana ukuntu byagenze irga ntabwo namureze nari bikwiye ubutaho ujya ukontorora basi ibintu ujya kuvuga inonje gutekereza ko nagaruka byagira nzajya mbikontorora nzajya nkontorora uyu mudomo wanjye sibyo ntabwo rwose nzongera umva mubwira ahubwo uyu mudomo niba nzafata koroshe nka nushaka uzadoda wumva ko ikintu kimurikije cyangwa agenda nzave muri uru rugo nanigendere byimaze no guhaga inyuro zanga mama Keza ni umwana mwiza mama Keza ambwira neza papa Keza nta kibazo cye amfata nk'umwana we ariko uriya mukobwa we nawe usigaye ungira inama wangize ukongera akantu kuko ndi mu rugo rw'abandi nose genda biye ko ndi mu rugo rw'abandi anatari iwacu asejo ese kuki buri gihe ungira umunyamakuru ubona Keza we nta makosa agira rege nawe yagiye niyo mpamvu rero mubwiye ngo nabimenya noneho muzicana kamwihorere jewe uzambabare nubibwira Keza nzahita norongera mve hano hantu nigendera nabyo nabwiye ko yanakwica umva nyine ngiye kudeposit yanyica sa ndenza amavi ahubwo je nuko mba nigenge samvuga none ninkomeretse umwana wabandi bahita bansohora umurusha imbaraga se yazakunkubitira ibyo wiratana ngura muso akubita ndi hari twariye bag ngiye kwishambuza ndabanza rero ukora akazi ngiye kwifatira n'akaji karimo muri frigo genda ugafate nta kibazo nanjye ndaje nikomereza akazi kanjye agera kure igihe cyose twaba dufatanyije kuko buriya urukundo ni urugendo nk'urundi rwose abantu bashobora guhura na byinshi mu rugendo ibaca intege ibibakomeza akarusho kubona abantu bose baba batabyishimiye ariko igihe cyo niyumvamo ndakizi iyo umuntu yakunze arabimenya ariko Kennedy hagiye mbona uzambaza papa hari utuntu twawe ngenda mbona twa hato na hato ntasobanukiwe kandi urabizi ndagukunda ntabwo nshaka umuntu uzambabariza umutima wanjye pe
niwo muntu wa mbere naba nkunze nkakwemereramo n'umutima wanjye wose ariko mba mbona ufite utuntu twinshi ntamenye utwo ari two. Okay, ndakumva kandi uri mukuri. Yego. Ntabwo wabona umuntu umunsi wa mbere ngo uhite umwizera, ariko with time ugenda umenya n'indi. Ese urizera ko nazavamo umugabo wo kugukomeretsa gusa nta kindi ndicyo? Iyo ndeba ubona nta kindi ngambira uretse kukugirira nabi, uretse kukwangiriza amarangamutima. Uyu ndeba umbona ute? Icyo ngicyo tu nta shusho y'ikiza na gitoyo mbonamo. Nyikubona bwa mbere nabonaga uri umutipe utabeshya, ariko hari utuntu twa hato na hato ngenda mbona ntari gusobanukirwa ibyo ari byo. Natukubazaho ugaca hirya no hino. Ubwo ibyo ari byo byose urashaka kuvuga guhuza ibintu by'urukundo n'ibintu by'abana? Oya. No, what do you mean? You are talking about Queen. 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 Naka bebe, sinabikubwiye se. Naka bebe k'inshuti yanjye, nakana dukundana, sizi impamvu nkeka, sizi impamvu utanyizera. Ndakwizera pe. Ariko oya. Kuki utanyizera? Kuki utanyizera bebe? Ndakwizera ariko nagari 100%. Nubundi ntabwo nifuza 100% nonaha. Urabizi iyo urukundo rugitangira hari ups and downs. Ntabwo wahita umenya ibyo nkunda n'ibyo nanga, ntabwo wahita unsobanukirwa, ntabwo wahita umenya niba ndi umuntu mwiza cyangwa mubi. Ari nayo mpamvu habaho fiançailles. Abantu barabanza bakigana bakamenya. Ako ntabwo wakwiga umuntu ngo uzamurangize ubumenyi wapi. Okay, reka tubisige mu bubiko bwabyo. Gusa ndumva nshaka kuzaguha urukundo ukabura naho urukwiza. Ngaho mbwira rero, ku bwawe wumva nazajya mbigenza nte kugira ngo bikunyure? Ese ujya ugera igihe cyo gusohoka? Rimwe na rimwe. Ujya ugira konji ryari? Yo muri weekend. Sawa. Hari ibibazo byinshi nkeneye kumenyaho. When is your birthday? Wavutse ryari? Oya, nakari ngombwa ndabikubwira. Okay, ariko ibyo byose umunsi wavutseho hari igitangaza cyabaye. Yego. Ya, kubera ko havutse umwana udasanzwe ufite uburanga buhebuje. Sibyo? Nzabibaze mama wawe. Nzabibaze mama. Nibyo, umunsi izuba ryavuye nk'ibisanzwe se? Ntabyo zuba rakabebe. Ntabyo nzi narakabebe gatoya. Kadasobanukiwe. Ya, ariko ubu ngubu urasobanukiwe ko warabashije gusobanukirwa ko ngukunda. Ugasobanukirwa Kennedy ninde. None nyemerera mubwira akantu kandi ku mutima. Ikibazo. Uri kumwe. Umunsi wa mbere nkubona narakwishimiye. Bwa kabiri duhuye urukundo rwahise rugurumana muri njye. Yego. Ariko uyu munsi ho ntabwo uteze kumvamo. Nanjye narakunze cyane. Mbega umusore kumbe ni kuri yateye ibyo ndaza kubisubiramo. Narinje gukemura akabazo ka ya fagitire abakozi bakoresheje. Last time ntabwo byagenze neza kubera ukuntu nahise bahamagara mu kazi bambera ko bashyize batabikemuye. Ejo tukemura imbwira ko David. Zero.
50 5 50 0 0 harya nyibutse yarangaye yari 22. Okay. Oye, hachos. Other side. Okay. Sawa rero. Murakoze cyane. Kennedy. Yes, dad. Ça va? Ça va. Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup. Ya, ndabona mwifashe neza. Twifashe neza. Oya, zana ibyo boss amo.